TV. Yes, hello once again. Ninje Pupu. Ikigani bookstore. Iyi ni on TV. So I'm back tugiye komeza kubana. Uyu munsi rero nago bisanzwe tugiye kugaruka ku kintu gikunze kugaragara muri no minsi. Kandi nubwo kibaho abantu benshi nago bajya bamenya ko cyababayeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Biragaruka ku mubano ngira ngo muribuka neza ko bushize nubundi twavugaga ku bijyanye no mubano uri hagati y'abantu bakundana. So, uyu munsi rero tugiye kureba ikiswe trauma bonding. Trauma bonding ni umubano na marangamutima azamukira hagati y'abantu babiri bakundana ariko nyuma bikarangira habayeho kubabazanya hagati y'abo bantu. Niyo mpamvu yiswe trauma bonding ngira ngo nubwo ari ijambo ryo mu cyongereza muri kumvamo amagambo abiri harimo trauma na bonding. So, tugiye kurebera hamwe ukuntu trauma bonding ifata ni mu buhe buryo bigenda bite. Trauma bonding rero yigaragaza mu buryo bugiye butandukanye ariko bwose bugaruka ku mubano uri hagati y'abantu bakundana. Ndagira ngo mukomeze mu nkurikire. So, uburyo bwa mbere trauma bonding igaragaramo hari ukuntu ushobora kubukundana n'umuntu ariko mwaba muri kumwe muri ahantu wamusuye mwirirwanye mwasohokanye ibintu nk'ibyo byose bishobora guhuza abantu bakundana. Muri ako kanya rero wataha wagira nko mu rugo cyangwa se ahandi hantu uri wenyine ugatangira kwitekereza ko avuga se ibyo nakoze nagombaga kubikora se mbikora neza. Biriya bibazo ugenda wibaza biba bigaragaza trauma bonding. Nubwo wenda bijya bitubaho tukumva nyine n'ibintu bisanzwe kuba wakumva ko ushobora kubutanyura umukunzi wawe wumva kutamushimisha ese iyo turi kumwe nyine biba bibaye cyangwa se mba ngomba gukora ibindi bintu birenze ugahora wibaza se nagombaga kwitwara kuriya cyangwa se nari gukora ahubwo ibirenze biriya se nabikoze neza ibyo twakoze ibyo ari byo byose habaho mwagiye ugatangira kwibaza wiyibazaho gutyo ibyo bintu biba bigaragaza ko trauma bonding yakugezemo. Ushobora kuba bikubaho kumva no bisanzwe ariko nutangira kwiyumva gutyo iyo ni trauma bonding ifata no muri ubwo buryo. So, hari ubundi buryo rero bwo bunakomeye cyane butangaje udashobora no kwiyumvisha. Uriyumvisha ukuntu mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi umuntu wakubabaje yaba yaraguhohoteye yaba yaraguteye igikomere runaka mu buzima bwawe ubundi uwo muntu mu buzima busanzwe umufata uti uwo muntu wumva umwanzi ntabwo ushobora kumwishimira kandi koko ni ibintu byumvikana amarangamutima yacu iyo yangirijwe cyangwa se akababazwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi uwaguteye kubabara ntabwo umubona neza. Ariko trauma bonding ahantu itangarije n'ahantu itandukanye n'izindi trauma zibaho nuko iyo uri mu mubano iyo wafashwe na trauma bonding wa muntu wakubabaje wa muntu waguteye igikomere wisanga wamukunze ushobora kubyibaza ukumva ntago bishoboka ariko niyo mpamvu trauma bonding irarenze. Ngiye yaneye n'ubwoba ntago ushobora kubyumva ugasanga utangiye kumva ugiriye impuhwe wa muntu wakubabaje ugashaka kumenya amakuru ye ugashaka kumenya ngameza ate nyine ukumva kubera kubabaje menya hari utakinabyibuka kwanza ntago ubukibyibuka kuko ubafashwe niyo trauma bonding. So igihe wisanze umeze gutyo jya utekereza ko trauma bonding itari yakugezemo ariko ntacyo bitwaye cyane tuzagenda dukomeza kurebana impamvu trauma bonding ikubaho kubera iki ubundi trauma bonding yangiza iki ku mubiri niba ari indwara niba ikenera abaganga tuzagenda tubirebaho nimugire ikibazo gusa niwisanga muri icyo kintu haba umuntu waguhemukiye mu buzima busanzwe mu kazi ahari hose ugasanga utangiye kumukunda ugasanga uri kugira amarangamutima kuzamurira kuba uri hafi urumva ko biratandukanye. So uzatekereza ko ari trauma bonding. Uburyo rero bundi bwa gatatu ari nabwo bwa nyuma bugaragaza ukuntu trauma bonding yigaragariza mu muntu cyangwa se yinjira ku bantu. Trauma bonding urabona iyo abantu bakundana ari babiri kuko n'undi trauma bonding turi kuyivuga muri relationship turi kuyivuga mu bantu bakundana. Rero iyo ukundana n'umuntu ariko ugasanga umuntu mukundana arakubwira nubundi ndabizi ibyo unkorera ubikorera abandi ntabwo binshimisha nyine ukumva umuntu aguhoza ku nkeke bimeze nko kugutoteza sinzi the way can I say it ariko nyine ukumva mbese ntago anyurwa n'ukuntu mwigaragariza ku buryo bwa mbere twabonye ko ushobora gutaha ukibaza nimba waba wamunyuze noneho rero ibaze ko ishobora none kwigaragaza wa muntu akubwira ko none arabiguhamiriza kubwira ati nubundi iyo uvuye hano n'urugero uragenda ibyo dukorana bikorera abandi ntago nizeye ko ari nge gusa. Iyo ni trauma bonding iba yagaragaye
niwisanga umeze gutyo cyangwa se umupate nawe akubwira gutyo, jya umenya ko harimo trauma bonding. Ibi ngibi byangiza umubano. Birumvikana ko iyo habaye trauma bonding umubano urangirika, haba ku buryo bwa mbere nk'uko twabibonye, uburyo bwa kabiri n'ubwa gatatu, bwose imibano irangika. Niyo mpamvu muri ino minsi usanga abantu ubwo bakundana ntago relationship ziri kuramba. Kubera iki? Bisanga mu kintu nk'iki ariko ntibamenye ngo ni ibiki, byaje bite, mbese ntago tujya tumenya ibyo ari byo. Ariko impamvu ndi hano muri Bookstore turagira ngo turebere hamwe iyi trauma bonding. Ubutaha nzagaruka tureba, ese trauma bonding ni indwara? Ese ubundi biravurwa cyangwa se biterwa n'iki? Nyuma yaho se twakora iki? Nzagaruka tureba ibintu byinshi kuri trauma bonding. Mukomeze munkurikirane, ndabakunda abantu tuba turi kumwe buri munsi. Jya muri comment uduhe igitekerezo niba byarakubayeho, duhe ubuhamya cyangwa se ugira icyo tubaza, tuzasubire. ONTTV